The man who dies thus rich dies disgraced. Andrew Carnegie ati umuntu wese uzapfa agitunze amafaranga menshi yitwa umukire yarusha abandi, uwo azaba apfuye urupfu rubi, azaba yarabayeho mu isoni n'umugayo. Umushakashatsi Garcia Malik uzwi cyane mu mbwirwaruhame zafashije benshi guhindura imitekerereze mu myitwarire n'ibijyanye n'ubukire no gutunga amafaranga, abisobanura bijyanishije n'amafaranga ubwayo. Ati ubuzima kuva uvutse kugera ushize mu mwuka ni ishuri ryarindi gihe cyawe cyahise, icyaba ari umwarimu ukwiye iki gihe ubu ngubu kikaba isomo rigezweho, ahazaza ho hakaba ikizamini. Muri iryo shuri igihe ubwacyo na animateur cyangwa discipline master ugukurikiranira hafi areba n'icyo ugomba kuba ukora niba ugikora ko kuko bikwiye n'igihe nyacyo. Naho nyuma ya buri somo ishuri ry'ubuzima rikagira ikizamini hafi cya buri munsi. Ikizamini ushobora no kwakirira impamyabumenyi yawe yako kanya bitanasabye gutegereza imyaka. Buri munsi mu ishuri ry'ubuzima uba wakwakira impamyabumenyi yawe nta gutegereza. Mu ishuri nk'iryo gukoresha ubutunzi bikaba isomo rikomeye ry'ubuzima, cyane cyane iyo bigereranijwe n'iki by'utunze byamarira abandi, umwanya wifuza kugira mu bandi, imibanire yawe nabo n'iki by'utunze bibamariye byaba ntacyo, wareba nabo ukabura isoni muri bo, cyangwa byagenda neza ukabura uw'ingenzi mu muryango mugari ubarizwamo, byose bihujwe n'umubare w'amafaranga utunze cyangwa se ubwo butunzi nyine muri rusange. Imvano y'igitekerezo n'udakoresha amafaranga menshi utunze ku nyungu z'abandi birenze kuri abana bawe, umugore cyangwa umugabo wawe na bene wanyu gusa, amafaranga n'ubutunzi ngo bizaba byarakuyobeyeho, uri n'isoni ahubwo ku mucanga w'ibihe no ku nyoko muntu muri rusange. Ahubwo Andrew Carnegie ibyo we yabishingiye kuki? Icyo gihe ngo uzaba warabayeho mu myitwarire kimeza nk'uko izindi nyamaswa zose zitari n'abantu nazo zita ku rubyaro rwazo mu buryo karemano gusa. Uko ngo niko uzaba warabayeho nta rumuri na ruke rw'ingufu z'isanzure n'imigendekere ya byinshi by'ubumenyi bwihariye butanigishwa aho ariho hose bwigeze bukunyura mu bwonko na roho ngo ubashe kurenga amarangamutima kimeza. Ukaba warishutse ko watunze ibintu n'amafaranga, ariko mu by'ukuri ahubwo ngo wari ukennye bibi cyane kurusha benshi mu bo watunze byinshi kurusha. Ugahora wibwira uti mpfa kuba narayabonye gusa ubwo ndakize, ariko se ngo ko abandi batayabonye, wewe wayabonye warayabonye se maze ugura umwuka wahumetse utari uw'abandi bahumeka. Uramba kurusha ndetse wariye icyo abandi batariye wayahimbishije, wararyamye usinzira kurusha ndi kuko utunze menshi kumurusha, waratuje kandi wishimira ubuzima birenze ibyandi. Byari birenze sabo wayarushaga? Reka da. Imodoka nziza ihenze yego, abandi ntabwo bateze za bisi bakagera iyo bajya, rimwe bakanagutangayo. Uwavunitse amagufa se kuko yateze moto uzi n'inda adakoze impanuka nk'uko nawe wayikora mu modoka yawe? Ngo byashoboka cyane kuramutse utarebye ibitekerezo bigari n'imishinga yihariye irenze gusa ubutunzi n'ibikoresho, warinda ushiramo umwuka wibwira ko wari umukire w'agatangaza n'abantu bakubona bakabona uri igitangaza koko, ariko byose nta gaciro kadasanzwe byari bifite haba kuri wowe ahubwo no ku bandi. Ngo nta na rimwe amafaranga azakemura byinshi mu bibazo nyabyo uzahura nabyo nk'umuntu mu buzima. Twe turashingira ku bitekerezo by'umwe mu baherwe batunze amafaranga menshi ku isi, Andrew Carnegie. Ayo yatunze ubu umuntu wa mbere ukize kurusha abandi mu isi, nta na kimwe cya kabiri cyayaragezaho. Bikavuga ko ayo waba ufite yose bitakubuza kumva ibye nubwo waba waragize idini ryawe amafaranga ari narwo rurimi rwonyine wumva. Turashingira kandi iki kiganiro ku bitekerezo by'umushakashatsi Garcia Malik twagarutseho dutangira. Amafaranga buriya ngo ni meza cyane, akora ibintu byinshi udashobora kugeraho na rimwe utayafite, akora byinshi muzi tutanagarukaho cyane. Ariko nayo buriya ni kimwe nuko hari aho utagera nyine n'amaguru udateze ikinyabiziga. Amafaranga nayo ni igikoresho nk'imodoka n'ibindi. Kuyafata mu ntoki uyafite mu mufuko wayapakiye kuzuza cyangwa ukayahunika mu rugo mu mitiba cyangwa se mu mitamenwa no kuri za konti muri banki, niyo washaka yewe wandi ukaba warayarunze kuri konti zibanga mu birwa bya kure nk'uko abaherwe b'abajura batabura kubigenza, byose birangira bibaye kimwe. Ibyo wagura byose n'amafaranga ni ibikoresho nyine, ntabwo ari ubuzima. Byinshi n'ubundi biramaranirwa haba kuba yafite n'abatayafite, ariko turebye umuntu ku giti cye nk'umuntu ntituzane ngo ibyo azaraga abana, cyane ko wasanga nawe ibyo utunze nta na kimwe ababyeyi bakuraze, cyangwa ngo ibyo wabasha guha bene wanyu ndetse n'ibindi. Kenshi bitari bike muri ibyo kuko ni n'iby'agaciro kadasanzwe, ariko icyo bimazwa n'icyo ahubwo cyakabaye ari icy'agaciro kurusha ayo mafaranga. Fata urugero ngo ku modoka ari agatangaza uko yaba imeze kose n'uburyo yabihenze bwose, mu by'ukuri n'iki kindi imodoka iyo ariyo yose yambara kitari ukugeza aho wifuza kugera. Mu bucuruzi ni imari birumvikana ihenze yanagurishwa menshi koko mu gihe waba uhisemo kuyigurisha, ariko ntibitandukanye n'ubundi nuko waba ufite ayo mafaranga kuri konti n'ubundi ukajya kuyigura.
aho n'ubundi n'uruziga rumwe n'ubundi niyo wayigurisha uzongera uba ufite ya mafaranga wayiguze nawe niyo yakongera akayigurisha akayihererekanya n'abandi nta wundi mumaro bazayibona mutari ukuyitwara ikabavana aha ikabageza hariya handi nta kindi. Hari ikindi uzi? Noneho tubihindure mu bundi buryo. Utuye mu mujyi nka Kigali udafite imodoka leta loan niyo ngiyo y'agaciro kadasanzwe yewe nta niciriritse nayo ugira utayifite mu gihe utananirwa kugera iyo ujya byo byaba bigutwaye iki mu gihe ikigambiro ari ukugerera iyo ujya igihe kandi bikaba byemera. Birashoboka cyane ko muri ako kanya icyo byaba bigutwaye atari kinini cyane nyamara muri ako kanya no mu buzima muri rusange. Muri rusange rero ngo ikibazo nyacyo kikaza kuba gutekereza nabi ku bintu. Ikosa benshi bagwamo cyane mu buzima bwa buri munsi rigashora noneho benshi mu batari babakire noneho benshi mu kurarikira ibintu nabyo byinshi bitari ngombwa no guhora basesagura duke bafite ku bicuruzwa babeshywaho cyane no kwamamaza kwa ba nyirabyo, kwigana abandi no gusa n'ababeraho abandi ngo mwabibonye ko nanjye noneho cya kindi kigezweho ngifite neza ibintu nk'ibyo. Ariko ibi tubirebere ku bikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho dufatira isomo ku bintu nka telefoni zigendanwa twese hari dutunze. Ku ijanisha rinini telefoni ngendanwa zigezweho uzasanga hari imwe igura miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kuko ari iPhone gusa igezweho cyangwa se Samsung igezweho, nyamara ibyo nyirayo ayikoresha bingana neza cyangwa se biri no hasi ahubwo y'ibyo ufite y'ubundi bwoko igura amafaranga ibihumbi bitarenze 200 no munsi yaho cyane ahubwo abandi benshi ugasanga batazi no kuzikoresha ibyo zikora ku ijanisha rya 40% ku buryo nk'ubu bigoye ku bantu benshi batunze nk'izo iPhone kubona uzi gufata nk'indirimbo ngo abyikorera ajya yitabiraho ibi bita ringtone cyangwa amasonnerie nk'uko abafite telefone yita ko ziciriritse babyikorera ku kanya. Ashobora kukubwira ko atabyitayeho kandi atanashobora kubikora namba, ugasanga zose izo iPhone zivuga kimwe ziduhira kimwe iyo zihamagawe abazifite nabo baba bari kumwe ntihagire umenya niba ari uhamagawe, koherereza abandi documents amajwi n'amashusho cyangwa se gushyiramo za applications no kuzikoresha. Benshi bajya kureba babizi ngo babashyiriremo ama applications byonyine bakabyishyura ubundi bikabananira no kuzikoresha bakakira ubutumwa bugufi kwa kundi bagahamagara nta kindi nk'uko izindi telefone zose zibikora. Iyi kaba telefone ya miliyoni atunze noneho zikabahendera iki bakazimaza iki kuko zihenda ni ikimenyetso cy'uko baguwe neza abandi bitaweho abazibabonanye ngo ubwo bakumva ko bakaze bakumva ngo ko atari bagenzi babo maze se bikavamo iki. Isi yo iri mu bihe bya consumerism ya gikapitalisti yo ku rwego rwo hejuru. Umuco wo kugura ukagura hafi ku ngufu rimwe wakubaza n'impamvu waguze ukabutayimenya. Uzise ko ibicuruzwa cyane byiganjemo electronics nk'izo telefone ahubwo abazicura bakanazicuruza bazishyiriraho icyitwa obsolescence programmée ku buryo bagira batya bagahagarika akantu gato gusa kahoze gakora ntikongere gukora uko byari bisanzwe bakakubwira ko gakora mu zisumbuyeho zashyizwe ku isoko nyuma y'iyutunze. Ibyo byonyine noneho ngo hakaza Samsung yanyuma iheruka gukorwa bakayamamaza bidasanzwe ukagira ngo no mutuvura byose. iPhone igezweho yasohoka ku ruganda abantu bakarara barangije gutonda imirongo yo kugura ngo babe bayitunze mu bambere gusa bwacya washaka itandukaniro rifite icyo rimaze nyacyo koko nesha tuziri nyuma yayihenze inshuro 10 kurusha ugashaka ikiyo ngiyi zirusha mu byo wayimaze ukakibura burundu. Utunze telefone ushobora ku updatinga kuri version ya operating system yayo ya nyuma ni ibintu bike cyane zihenze zo muri ubwo bwoko zifite kuyirusha zose kenshi ibyo zakora biba ari bimwe ugasanga igura miliyoni na magana n'indi y'ibihumbi 150 cyangwa 200 zikora ibintu bimwe cyangwa zikoreshwa bimwe hafi ku kigero cya 90%. Kenshi iyo bihujwe n'ubuzima n'imyitwarire ureka kwitiranya ikintu n'umumaro wacyo. Iryo ni ikosa rikomeye wa munezero rimwe wo kunyurwa kw'amafaranga bitagira icyo bimaze na gito. Kwamamaza kuri radio na za televiziyo no kuri internet kenshi bishuka rubanda mu buryo budasanzwe iyo bigeze nyine mu bucuruzi. Abantu bakayobywa bikomeye no kwamamaza bakarindimurwa muri gahunda y'igura rukomatanya buri wese ku isoko n'amaduka agiye kugura iby'umumaro utanarebyeho na gato. Uruganda runaka rwakoze nimero ya nyuma y'igicuruzwa cyarwo kigezweho ufite igiheruka ubwagomba guhita yihutira kugura icyo kigezweho byihuse cyane kuko azaririmbwa indirimbo ifite inyikirizo idashirira ati icyo cya nyuma aho aciye hose akayumva kuri radio akayibona kuri televiziyo n'ujya kuri internet nabyo bibuko kugeza bikugiye ahantu runaka byibike mu bwonko kukenye mu gihe icyo gicuruzwa utagifite utaragikozaho imitwe y'intoki kandi ko ubuzima bwaba bwiza byihuse mu gihe waba ugifite koko. Kugeza ubwo hari ibihugu byagiye bibonekamo abasore n'inkumi bemera kugurisha bimwe mu bice by'umubiri wabo ngo bakunde bagure telefone zigezweho gusa kandi bari basanzwe batunze izazibanjirije. Binatandukaniye hehe se ho kajya mu bijyanye n'umumaro wazo. Nta na hamwe hakomeye mu buryo bw'ibyo bazimaza telefone nk'izo ngizo.
ikindi muri telefone zikora ni iki kitari kujya kuri interineti, ku mbuga rusange, guhamagara no kwitaba, kwandika ubutumwa, nta kindi. Kenshi nta kindi abantu bazimaza uvanyemo nyine abafite ibindi by'ikoranabuhanga rihambaye bazimaza, ariko muri rusange ni ibyo ngibyo. Ibyo nta gisaba telefone igura miliyoni ubu ngubu kibirimo.